za complete me za ntiwumva ugiye uzandabure zirahari nyinshi. Oya banyitaga Melody kubera yuko hari baravugaga ngo nsango na Bruce Melody. Ibihe byiza we ukurikira Fiesta TV, nitwa Didastirime nkuko bisanzwe. Nizere ko mumeze neza aho muri hirya no hino mu mpande nke z'isi zigiye zitandukanye. Hanyuma ndi kumwe n'umukobwa hano rwose, watangira wibwira abadukurikiye. Murakoze, nitwa Umuhoza Christine. Ayo niyo mazina ababyeyi banyise. Ayo wiyise na yahe? Oya ntayo niyise, ahubwo ayo ababyeyi banyise. Nako ayo nk'abana ku ishuri banyise bakundaga kunyita ngo ni Melody. Kubera ko Bruce Melody. No, ntago ari Bruce Melody. Aya ni Bruce Melody. Oya banyitaga Melody kubera yuko hari baravugaga ngo nsango na Bruce Melody. Murasa. Ubwo rero mu kuvuga gutyo batanyita ngo wowe nguri Melody. Noneho bihura nuko nakundaga kuririmba cyane, hanyuma bahita banyita ngo ni AKA Melody. Ubwo rero aho nacaga ntago Christine ryavugaga bwa Melody ngo hano tukubwire nuko. Ariko ababyeyi yanjye amazina yanjye asanzwe ni Umuhoza Christine AKA Bruce Melody. uko mubishaka. Okay. Hanyuma Christi, uri umuhanzi, uri umuririmbyi, urasuhuza abantu no muri bwa buryo bwanyu bw'abahanzi. Okay. Kambasuhuze mu karirimbo nyankuda cyane kakora rimwe ntibuka manura imbaraga zaba gushaka uri byizigiro byaba kwizera ni wowe buturo bw'imitima yacu ni wowe mahirwe yaba gushaka tugufite mwami turakomeye iyo tugendana nawe tuba mahoro. Nuko banzi basoza cyane nabasuje. Hanyuma Christi, ibwira abantu uri muntu ki? Christina ni muntu ki ku muntu utatanzwe amuzi? Usibye babandi bazi nka Melody, Christina ni muntu ki? Murakoze. Christine mbere na mbere ndi umukobwa ushima Imana. Abandi bashima iki? Hari abashima abantu n'ababyeyi bite nibyo bakora, ariko nge wowe ntago ushima ababyeyi? Ndabashima, ariko mbere na mbere ya byose Imana. Okay. Hanyuma nkaba ndi ingaragu. Harya n'abakobwa babita ingaragu cyane. Abita ingaragu. Ingaramakirambi ni bande? Ingaramakirambi. Ingaramakirambi ubwo ni abasore, ariko twese tuba nabyuzi. Nabyo nzi byo ikinyarwanda burya hari ukuntu kijye gikomeramo, ariko ndacyari umukobwa muri make, ntabwo ndagera ku rwego rwo kuba naba mfite umwunganizi. Nkaba rero ndi umuhanzi uririmba indirimbo cyangwa se uhimbarisha Imana, uhimbaza Imana binyuze mu ndirimbo. Indirimbo yawe harya buriya y'abantu bakoze ni nk'iye? Banzi ku ndirimbo yitwa Humura, kuko njya kuyikora bwa mbere niyo babanje kumenya. Humura banzi dusogongezeho gatoya twumve. Hari igihe ugera mu bibazo ukisanga uri wenyine, ukibaza ibibazo byinshi ngo ahari Uwiteka ntanzi, ariko ndagira ngo nkubwire ibyawe byose Uwiteka arabizi, isaha yabyo niyagera uzasubizwa. Humura, 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 Uwiteka azagutabara. Humura, humura,
gutabara. Urakoze kumpumuriza. Hanyuma ninjye washaka kubwira muri iyi ndirimbo se cyangwa washaka kubwira bande muri iyi ndirimbo kuki wakoze iyi ndirimbo? Murakoze. Ubundi ino ndirimbo njya kuyihitamo ko ariyo nakora. Mbere na mbere byashingiye kuri story yanjye yuko nari mbayeho muri iyo minsi, kuko nari mbayeho mu buzima bubabaje, mbona nabanzengurutse bambabaje, turi mu bihe bya covid, nta muntu uri kubasha gusohoka, mbona abantu nyine bafite ihungabana ritari iry'inyuma ahubwo ryamaze kugeramo n'imbere. Nawe inzara ya covid yakugeze? Oya, ntabwo yangezemo kuko Imana hari ukuntu yabigenje nyine ngumana yarampishe. Ubwo rero ndavuga ntabwo ngiye kuvuga ngo mpumurize abantu, ntabwo nagenda njya ku rugo rumwe njya ku rundi ngira umuntu, ahubwo mu buryo bwo kugira ngo bose bambashe guhumurizwa, ariko nakora ino ndirimbo kugira ngo bose noneho bayumvire rimwe mu mwanya wa nyawo. Yego. Naho ngaho igitekerezo cyavuye? Yego. Aho se ko ndi kubona uri kureba nk'umuntu ufite sheri. Ngaho noneho muhakanire kuri kamera. Icyo kibazo rero kirakomeye, ariko nanone nyine ntabwo yabura. Arahari, ariko nyine ni sheri. Hari ukuntu bimeze se ku buryo vuba dushobora kugira ibinoza n'ibiki tukahuza ibintu n'ibinoza? Nta kuntu biramera, kuko erega muri ino minsi bisaba kwitonda, ntabwo ari ibintu byo guhubukira. Ako se Kristi, kuno abantu bavuga ngo ntugashaka umuntu utari wamenya, ugomba kubanza ukamumenya, ibyo bintu nawe niko byemera? Biba byiza burya iyo ushatse umuntu umuzi, kuko ntabwo bibagora kuba mwafatanya no muri bwa buzima, kuko iyo ushatse umuntu utazi cyangwa se nawe atakuzi, kwa kwihanganirana kurabura iyo hari utangiye kumwiyereka wese. Ariko iyo mubanye akuzi nawe umuzi, nuba ngo naka kantu kaza aravuga ati n'ubundi ni wa muntu wanjye nagiye kumushaka muzi. None se uko kumenyana baba bashatse kuvuga nukuhe? Ngiye na n'ubu sindabimenye. No kumenya uko yitwa, no kumenya ahaturuka n'ibisekuru, no kumenya iki? Jewe ku rwanjye ruhande numva ko kumenyana first of all nyine nukumenya wubwe umuryango we ahaturutse, koko nimba ahaba iwabo koko yabasha kwakubwira, kuko muri no minsi twagiye tubona kesi nyinshi z'abakobwa bakundana n'abahungu kubera aho bavuye naho niwabo ukuntu bameze, agatinya kubwira umuhungu iwabo akabajyana ahandi hantu. Rero numva ko icyo nacyo ari icyambere. Icya kabiri, burya dushobora guhura nk'iyorobeka twahuye wansohokanye nkakwereka ko ndi umukobwa utanywa inzoga utagira gute, ariko twazabana ukabona mu kabati nizo gusa, urumva nyine uhita umera ukundi kuntu. None se ubundi atabikubwiye ko n'ubundi abagukunda adashaka kumucika akabiguhisha, ntago mwazabana? Ngira ngo ahubwo kuba umwamenyana nuko yakwibwira bikaba birarangiye, mukamenyana uyu munsi ejo mugahita mupanguka. Yaho ibyo ngibyo wapi, ntago ibyo ngibyo bikora, niho uzasanga za gatanya nyinshi ziba. Icyambere ubundi kumenyana, ngiye ku bwanjye nyine menya umuntu mukundane, ugende wiga imico ye, kuko nyine iyo mugikundana bwa mbere rugishyushye hari utuntu tumwe ugenda umenya, hari ukuntu tumwe agenda guhisha, ariko iyo mumaranye igihe n'inshuti ze n'abantu mugenda nakaritse muri rusange, ugenda umumenyaho byinshi. Rero ukaba ari wowe wihitiramo niba koko imico wabonye wayihanganira cyangwa se utayihanganira, bikaba byaguha imaje y'uko mwazamera mubanye. Wakumva uzabyihanganira ugakomezanya nawe, wakumva utazabyihanganira ugatandukana nawe.
hari abantu benshi baguteze amatwi ubu ngubu ndashaka ngo babwire wowe ukomeje kugaruka ku kivuga ngo kumenyana n'umuntu buriya umuntu byagufata igihe kingana iki kugira ngo ube wamumenye neza? Umuntu ni mugari, sinzi ko kumenya umuntu byagufata igihe ariko wenda katurebe iyo umaranye wenda umuntu nk'igihe kingana n'umwaka kamemu ntago biba bikimeze nk'umuntu mwaba mumenyanye amezi 2 cyangwa se ukwezi kumwe. Uko nyine umuntu ugenda umarana nawe igihe nta gihe navuga ngo gikireho kuba wamenya umuntu, kuko hari n'abana bakageza mu myaka 30 utaramumenya wese. Ubwo rero ntago navuga ngo nkizeho igihe kingana gutya icyo kuba wamenya umuntu. Cyakora iyo muri kumwe mumaranye igihe muri kumwe ugenda umumenya nyine bitewe n'igihe mumaranye. Reka twigarukire mu muziki. Mu kanya watangiye wivuga uvuga uti njyewe ndi Melody, sibyo? Hari akaririmbo ka Melody waba uzira? Akaririmbo ka Melody nibura kamwe? Burya urabona ndacyari umusore kambivuze gutya, kandi burya urubyiruko hari ntago wavuga ngo ntuzizi, zirahari nyinshi za complete me, za ntiwumva ugiye uzandabure, zirahari nyinshi, zirahari nyinshi. Utavuzemo Samoya? Oya, burya Samoya ntago nyizi, ndayumva ariko ntabwo nyizi. Ariko indirimbo ze za mbere burya umva indirimbo ukumva n'ikiri n'ubutumwa burimo. Rero njyewe iza mbere nizo zamfashije kurusha iz'ubu ngubu. Sasa rero kamwe ka Melody avuga turi akabwo koko ni Melody. Mana yanjye. Ubu ntungoye koko. Ntungoye. Kamwe ka Melody rwose, Melody avuga ati izina ryanjye ntago barishishuriye ubusa. Ntabwo ari njye warishishuye, ariko ntabwo ari njye warishishuye. Ba bantu ni babe barishishuriye ubusa. Nyine nka uzandabure ko wari ukomojeho. Naza uzandabure sega. Hari nagace gato niwumva ugiye kunsiga uzandabure, niwumva ibyacu birangiye uzandabure, nako ngako nibukaho. Kuki wafasha ako ngako? Kuki ari kubafasha gusa? Nakubwiye ko mu ndirimbo ze za kera nyine numvise niyo ngiyirimo. Nyine kuki ari ako wafashemo akaba ari nakuhisemo kuririmba? Aho uzandabure n'umuntu nawe hari ukuntu bimeze. Burya wenda sinzi wajya kuyiyandika cyangwa se ajya kuyikora icyo yari agendereye n'icyo yagamije n'ibyamubayeho, ariko numva ko impamvu wenda yabikoze hari igihe uba uri kumwe n'umuntu deni noneho kubw'impamvu runaka ibayeho akumva ko we nayikubwira utari buyumve agahitamo kugenda atakubwiye. Wowe ukicara uzi ngo uri kumwe n'umuntu kandi tayari yaramaze kugenda. Ubwo rero biba byiza iyo ugiye kugenda ukabwira umuntu ko ugiye n'igitumye ugenda. Hanyuma hari abantu bakunda kuvuga ngo abagospel rwose nta mugospel wo kuririmba, wo kumva indirimbo zino bita sekira. None weho uranayiririmbye uranayizi, ibyo bintu ubihuza ute na gospel? Cyangwa se abantu batekereza gutyo wowe ubafata gutyo? Oya, iyo myumvire nge numva ko atari imyumvire myiza, kubera ko tugiye kuvuga burya iyo uri umugospel uvuga ubutumwa ntago uvangura. Na wa wundi wumva ko nyine aririmba izo utakunze cyangwa se wumva ko atakagombye kuba aririmba, ariko kugira ngo ubanze umugereho banza nyine umwegere nyine abone ko uri kumwe nawe, deni noneho nyuma ugenda umubwereka inzira yagakwiye kunyuramo yakarushijeho kuba nziza. Rero yego hari n'izo baririmba zikaba zagufasha, kuko nshobora kuba kumvuga nti ndi umugospel nkure ibya gospel, ariko nagera mu rugo haba ikirori ukasanga ninjye wa mbere urimo urakibyina, ndimo ndabyina iza gospel cyangwa n'iza sekira. Ubwo rero numva ko nta vangura ryakabaye ku bantu, kuko nimba ushaka kuvura umuntu ntabwo ureba wa muntu muzima, ahubwo ureba wa wundi ukeneye kuvurwa. Numva ko rero
kugira ngo bose ubashe kubahuza cyangwa se kugira ngo bwa butumwa uri gutanga ubashe kugera aho bugera, ni uko urahera kuri ba bandi abantu babona ko bo badakora nyine ibidashoboka, wowe ukabereka ko mu byo bakora ari byiza ariko byakabaye byiza babikoze muri ubu buryo. Hari abantu rero bamaze iminsi bari kugaruka ku cyitwa gospel na secular, bakagereranya iyo miziki yombi uko ari ibiri, bavuga ati gospel yarazamutse, abandi bati secular iri hejuru. Wowe nk'umuhanzi uba muri iyo industry, wowe ubibona ute kuri iyo ngingo? Kuri iyi ngingo nubwo ntaraba mugari cyane muri no industry, ariko byose byarazamutse kurikije uko byari bimeze. Ariko iyo urebye nanone uko gospel mbere abantu bari bayizi, ubu ngubu ntabwo ariko bikimeze, byarahindutse. Bigaragare ko rero bwa butumwa abantu baba bagenda bumva hari icyo bukora. Simvuze ko na secular nayo itazamutse ku rwego rwayo, ariko na gospel ukurikije mu myaka yashize ukuntu yari imeze nuko abantu n'imyumvire abantu bari bafite, ubona abantu baratangiye noneho gusobanukirwa neza gospel iyo ariyo, ari nabyo biha umurindi ko izamuka igumya gukwira mu bantu. Hari ikibazo ndi gukunda kubaza abantu, mu minsi yashize wasangaga abaririmbyi b'abarundi bari kuza mu Rwanda ari bo turi gukurikira cyane, ariko uyu munsi abanyarwanda bari kujya i Burundi cyane kuririmbayo. Navuga nka Theo Bosebabireba baherutseyo, James na Daniela bagiyeyo, bavuyeyo hagiyeyo Israel Mbonyi ndetse yuzuza amasare yakoreyemo yose uko ari abiri, n'abandi bakomeje kujyayo. Ubona ari iki cyatumye umuziki nyarwanda by'umwihariko gospel wigaranzura indi miziki yo muri aka karere? Icya mbere wenda cyabaye ni imbaraga zashyizwemo kugira ngo ibyo byose bigerweho. Icya kabiri ni ubumwe, icya gatatu ni ukumva ko nyine icyo ugomba gukora atari cyo kigomba gukiza gusa, ahubwo n'abandi kigomba kubakiza. Uvuze ku bumwe bw'abahanzi, wenda ubwo niko turacyita. Yego. Uri umuhanzi wa gospel, ni ibitaramo bingahe by'abahanzi umaze kwitabira muri bwa bumwe, muri kwa kubaka ubumwe? Bitewe n'akazi mba mfite, ntabwo binkundira kuba nakwitabira ibitaramo muri no minsi, ariko nkeka ko mu minsi iza nimara kubohoka nzajya mbyitabira. Nakubwiye ko ntaraba mugari cyane muri no industry, ariko iyo byabaye nk'icyabaye Israel cyabaye mu minsi yashize, ndagenda nkabaza amakuru byagenze gute, bakambwira, nkajya kuri za social media nkareba cyaba Dorcas na Vestine, ndabikurikirana nubwo ntabijyamo ndani ngo mbe ndaho hantu habereye igitaramo, ariko bitewe n'akazi nkora bikurikirana mu bundi buryo. Hanyuma ntabwo ari indirimbo imwe ufite, hari n'indi ndirimbo ufite, itubwire nurangiza uturirimbiro gatoya. Indi ndirimbo mfite yitwa Wikiheba. Yitwa Wikiheba, ni indirimbo nanditse, nayo hari umwana w'inshuti yanjye, ni umuclassmate wanjye. Classmate ni ukuvuga ni umunyeshuri twiganye dusoza, hanyuma yari yabuze umubyeyi. Mu kubura umubyeyi rero mbona agahinda afite, mbona agahinda umuryango ufite, mbese we yumvaga ko ubuzima bwe burangiye kubera umubyeyi we yamubuze. Muri nge rero hazamo igitekerezo cy'ijambo Wikiheba. Wikiheba rero ni ijambo ryazaga rivuga ngo wikiheba, nubwo agiye ubuzima buragenze gute, burakomeje. Kandi nubwo agiye hari ibyo yakoze, nawe birenge uzakora ibirenze kurushaho. Nubwo ako kanya ubabaye, ejo igihe kizagera wishime. Naho hano rero haturutse Wikiheba. Sawa, ntacyo mise ngira amatsiko yo kuyumva, ngaho twagiye. Okay. Oya wikwiheba, Yesu ariho. Oya wikwiheba, aragukomeje.
oya wikwiheba n'umuneshi oya wikwiheba aza gutabara. Indirimbo nziza. Hanyuma gukora indirimbo ko bitoroshye Kristi, gukora indirimbo ko bitoroshye, ubushobozi bukura he, imbaraga zo gukora indirimbo zikura hehe? Gukora indirimbo ntabwo byoroshye cyane, ntabwo byoroshye. Buriya ntabwo sinavuga ngo mbikora gutya, sinavuga ngo biba gutya. Burya iyo uhaye Imana ibyawe cyangwa se ibyifuzo byawe, iyo bihaye Imana nayo ifite inzira inyuzamo. Nta musponsa mfite mvuge ngo wenda ampa ayo mafaranga, nta wundi mupatena mfite mu kazi nkora. Imana igira ukuntu imfasha, ariko na management yanjye nayo ikagira ukuntu. Oya, burya iyo ufite umuntu, iyo uri umwana bisaba ko ukenera umuntu mukuru uzakunganira mu buryo bwa finance nk'uko wabivuze, no mu buryo bw'ibitekerezo, akwereka inzira ugomba kunyuramo. Rero hamwe nanjye nawe n'Imana birakunda kandi bigakorwa, nubwo wenda bigikomeye, ariko hari uko Imana igenda ibigenza. Ukurikije uko watangiye naho ugeze ubu ngubu, ubona urugamba urimo ushobora kuzarunesha cyane? Muri urwo rugamba cyangwa se urugendo umaze kugenda, ntihabura ibicantege. Tunyuriyemo muri makeya rero. Ibicantege byo ntibyabura, kuko hari nk'imyumvire ibaho, kavuga ati umukobwa wamaze kuba umuhanzi aba agiye kuba indaya, tutitaye ngo agiye gukora iki, tutitaye wenda ngo agiye gukora sekira cyangwa gospel. Wazamutse ute, byagenze bite, nyine amagambo ahita atangira kuvugwa, ukavuga uti ariko kubera ko wowe ubuzi impamvu yabyo n'icyo ugamije, urabirenga ukazamuka. Wenda indi ya kabiri nyine nk'uko wabivuze, hari ubwo ubona ukavuga ati se nzazamuka abantu bamenye, biza byaciye he, amafaranga ninyabona ninyasabwa se nzayakura he. Nyine uko gucika intege kukaza, ariko kubera ko nyine hari bisaba guhora urwana, ukibuka ko no mu byo wageze hatari wabyikoresheje, ahubwo hari watumye biba, rero bikaguha avantage yo kuba wagira gute, wakomeza ukazamuka. Hari abantu benshi bakoze music kandi bakora gospel, uhereye kera ku bitwa ba Isaac, hari abitwa ba Patrick Nyamitari, hari abitwa ba Bushari, hari abitwa ba Gisa Kinganzo, hari abitwa ba Mani Martin. Abo bose bakoze gospel ariko nyuma bayivamo bajya muri sekira. Wowe ntuzagera ukavuga uti ibi bintu ntabwo biri kurya? Oya, ntabwo bizabaho, kuko gospel ni ikintu nakuze nkunda kuva nkiri muto. Gospel ntabwo byankundira, sinzi ko byapfa gukunda, ntabwo byabaho, kuko ni ikintu kindi mu maraso. Nakuze nsanga umubyeyi wanjye turirimbana, twari dufite korali kera y'abana, mama ari wibereye perezida, ndi vice perezida. Mu myaka yanjye nk'itanu, itandatu. Ariko iyo korali yari iy'urugo. Oya, ntabwo yari iy'urugo, ahubwo aho twasengeraga urabizi haba korali y'abana. Ubwo rero mama niwe wari ushinzwe abo bana, hari nawe perezida, ahita kwimika. Ubwo nanjye mpitamba nyine ugize, kuko hari ukuntu iyo uri shapo havuga ati uyu nguyu n'ugomba kutubera. Aya mama yarakwimitse shana. Oya, ntabwo ari ukunyimika, ahubwo hari ukuntu nyine utangira kugirirwa icyizere ukiri umwana, bitewe n'uko ugaragara n'uko abantu bakubona. Rero muri uko kuzamuka ndirimba nkura mbikunze, si uko na sekira itari ihari ntayikundaga, ariko gospel nicyo kintu cyangiyemo injyamo no mu maraso. Kandi numva gutambira Imana nyihimbaza mu buryo bw'indirimbo ntacyo bintwaye.
ntacyo bigutwaye. Yego. Uri tayari guhangana mpaka? Ndi tayari mpaka ku ifirimbi yanyu. Ese Christine, karame, mu buzima busanzwe Christine buriya uko biri kose hari umuntu wakwensipiye avuga ati nanjye ngomba gukora muziki kuko nuriya yabaye success. Uwo muntu se wamutubwira cyangwa? Buriya nyine ugenda uzamuka kera nko muri 2007 n'umunani ahantu twabaga hari hataragera iterambere ryagutse. Mbega hari ku amakiriro de bane kumva barokore wese muri ubwo buryo. Rero hari umuntu wari ufite amashanyarazi n'icyitwa ngo ni televiziyo, yari umuntu umwe muri quartier. Ubwo byasabaga ko ibikorwa byose abantu babikoraga saa 10 byaga byarangiye no guteka ibya nimugoroba byarangiye, hanyuma saa 11 saa 12 wa muntu akadushyirira hari projector, hanyuma tukicara mbese waba usangaga yateye intebe ako kubera ko yacuruzaga we yabishyiragaho ngo tubirebe, ariko anagira na profiza benje. Ariko twebwe tukagenda tugiye kureba filime za Yesu, babahanzi to bose babirebani yarakizamuka yaratwikaga, twese twaye kureba Teo. Noneho nanjye nzamukase kuki nje ntago byanaba nka Teo wa kabiri binzamo. Ariko kwa kugenda nzamuka nkura bitewe n'ubushobozi nari mfite nuko nabonaga ubuzima bubaye, ndavuga ariko nyine biranze, ariko burya hari igihe kizagira bikazamuka. Rero ngeze muri superieri nibwo naje kubona bari abana Dorcas na Vestine, mbona nabana turi mu kigero kimwe. Mbona mbarutaho nk'utwaka dukeya ni nka 2 cyangwa 3. Ariko nyine bari abanyeshuri nanjye ndi umunyeshuri. Hanyuma babonye mbona barazamutse bararirimbye birakunze, mbona abantu barabamenye, ndavuga se ni iki nge ntakora kugira ngo nge biri abakoze ntago ubwo bushobozi nabubona, nubwo mu bigaragara ntacyo mfite, ariko ntago icyo kintu nagikora ngo kibashe kuba cyazamuka nkuko nabari ababikoze bigakunda. Bari abana nyine baranyensipiye cyane ku buryo nanjye nimvuze ati wow, nanjye uko bya bintu nabikora bigakunda. Naho ngaho inspiration yavuye. Ariko ikigaragara ari umufana wa Teo. Nari umufana wa Teo, n'ubu ndi umufana we. Ndamufana cyane. Uretse ko n'abandi nyine nabo ndi umufana wabo. Ariko umuhanzi namenye nyine bwa mbere yari Teo. Nimero ya Teo yanze gucamo yagiye kumamagara ariko yanze gucamo. Nuko Teo se mwari mwahura nibura ukamubwira uti nge naragufanaga buriya? Ntago turahura, aho twahuriye ni rimwe kuri ADPR runaka bamutumiye, nyine yaraje turahura twese. Naho namubonye. Hari nahuriraga mu biti yego ko baba ni ukuvuga ngo ni ukurira urusengero rukuzura abantu bakabura aho bajya. Ubwo nyine iyo baguze karibuze nimba bavuze ati igitaramo kiraba saa 9, wakoreshaga buryo ki saa 6 ugomba kuba wicaye ku mwanya w'imbere, washaka no kujya ku bwiherero, ibintu byo kuza wanyweye ukabyibagirwa, ukuvuga ati umwanya wanjye n'uyu ntaza kuvamo undi muntu akawuntanga, kuko yes wari umwana kandi imbere hari abantu bakurusha. Ubwo rero kujya kuzamuka ngo ugiye ntago byasobaga ngo ugende wicara imbere umwanya wawe uhamemo. Niba kubwira ati iyi ntebe turayishaka, nyine uyu mwanya turawushaka, ugaterura intebe ukajya hari, ariko ntujye kure yaho uri ubashe kuba wamubona. Naho ngaho namuboneye, ubundi mubona kuri za televiziyo mu bitaramo runaka, ntabwo turahura. Ariko Teo ubwo mperutse kumwakira mu kiganiro yambwiye ko rwose abantu bose bamugana aba yiteguye kubafasha. Wowe kujya utari wajya kumureba ngo umubwire uti nyabona Teo nshaka kakorabo dukora n'indirimbo? Kandi Teo ari mu bantu boroshye rwose kuganira nawe, kugufasha yaba mu myandikire, kandi rwose nzi ko yandika neza. Yandika neza, nubwo nawe utoroshye. Ariko ikibaho nyine burya ni igihe kiba kitaragera. Burya iyo igihe cyageze uko byamera kose
nta kikibuza kugera. Ubwo rero igihe cya nyacyo nikigera tuzahura, kandi mpuye nawe byanshimisha cyane kurushaho. Wabuze iki? Urumva Theo ni umuntu uri ku rwego rwo hejuru. Wewe uri ku ruhe? Ndacyari hasi cyane. Ufite inuza se. Ariko uko naba meze kose ntago namwigereranyaho, kuko ni umuntu mukuru kuri njyewe kandi ngomba kubimwubahira. Ubwo rero byansaba kubanza nkavugana nawe, management yanjye nayo ikabimfashamo. Ubwo icyo baganiriye, ndakeka baganiriye akabyemera twahura, ariko atari ibintu mpise mvuga ngo nshaka kuvugana na Theo, nshaka ko ntago umuntu nkuriya aba afite gahunda zafite ukuntu zipanze. Bisaraba rero kuvugana nawe mu gihe wabonye contact ze, ariko nanone hanyuma uramutse ukurikije ukuntu Theo yandika indirimbo nuko wandika, muramutse mugiye gukora indirimbo ubona mwayita ngo iki? Reka nkubwire birakomeye. Ntabwo nakubwira igitekerezo cy'ejo ngo nyizane no munsi, ariko uko ikigaragara cyo iyo ndirimbo yaza ikomeye. Yakwitwa ikigeragezo tu? Ntabwo yakwitwa ikigeragezo. Ubwo surumva ntabwo yakwitwa ikigeragezo, ahubwo shobora kuza wenda ari ya ndirimbo yo gushimira Imana mu byadukoreye. Uzi impamvu mubwiye ko yakwitwa ikigeragezo? Indirimbo yawe ya mbere yitwa Humura, iya kabiri yitwa Wikwiheba. Indirimbo za Theo ni kubita utababarira, umuriro urotsa, icyifuzo, ikigeragezo, ikizurubwa. Urumva indirimbo mwakora yakwitwa ngo iki? Ariko ntibagirwe niyo yakoze yitwa Yakobo. Ikisi ikigeragezo yakwita Kirajomba. Oya, ishobora kwitwa wenda Urakomeye. Ntago twajya kuyita muri ayo mazina. Nyine twahuye twareba, ntago nakubwira ngo yakwitwa gutya. Kubera iki abantu b'abahanzi akenshi muri iyi minsi bari gukunda kuririmba indirimbo zisubiza, zigaragaza ibisubizo, ubona bituruka ku kandi n'abavuga butumwa bose nabo bandi babwiriza kenshi nsanga bari mu byo kuvuga abantu, kubwira abantu ibintu by'amashimwe gusa. Nuko burya nuca mu myaka yashize cyangwa se mu gihe giciyeho kugeza ubu, abantu baciye muri byinshi. Muri uko guca muri byinshi rero hari abo byateye ihungabana, nyine bafite bya bibazo. Urumva nujya kubwira umuntu ntabwo uzaza ngo umuhumurize umuhe ikindi kibazo, biba bisaba ngo umuhe igitandukanye n'icyo we arimo aratekereza muri ako kanya. Impamvu rero abahanzi benshi cyangwa se abavugabutumwa benshi bari kugaruka kuri icyo, nuko ukurikije hari abantu benshi muri no minsi habayemo impanuka, abantu barapfuye, indwara zaje tutari twiteguye. Kubona rero ibyo byose biza bikagusigura muzima kandi mu by'ukuri ntacyo urusha abandi, urumva nta mashimwe. Rero iyo ubonye usoje umwaka utangiye undi ugihumeka, nyamara hari impamvu imwe yagatumye yakavuze ko ari kuba wararangiye cyangwa se utakibarizwa mu bazima, iryo ni ishimwe rya mbere. Ubwo rero numva ko ariyo mpamvu abavugabutumwa benshi bari kuzana ijambo gushimwe cyangwa se gushima Imana muri ubwo buryo, nuko baba bibutse ibyo banyuzemo, bidakuyeho ko no mu byo barimo nabyo bigikomeye, ariko bashimira Imana kuba muri ako kanya bakiriho kandi na bya bindi babasha kubinyuramo ari bazima. Sawa, hanyuma tugana ku musozo ngira agace kitwa TikTok. Ndakubaza ikibazo uhita unsubiza, ntabyo kwanariza ngo utekereze ibintu byinshi. Oya, ndakubaza uhita unsubiza. Yego? Icyo ngicyo icyo gice nkijyamo uko umuntu turi kuganira byemeye. Okay, ubwo ni insindwa nyine ndatsindwa ariko ntacyo. Okay, urabyemeye twagiye. Nta kibazo. Najya wize iki? Nize agronomy. Agronomy habamo imibare?
yego. gatanu gukuba gatanu ugakuramo kabiri ni kangahe? 23. Uri hatari. Kwiki? Okay, twagiye. Gatatu gukuba gatatu ugakuramo kabiri ukagabanya rimwe. Ni 7. Gatatu gukuba gatatu ugakuramo kabiri ukagabanya rimwe ni 7. Subiramo ikibazo. Gatatu ukubye gatatu. Ehe. Ugakuramo kabiri ukagabanya rimwe ni 7. Teranya neza umbwire. Noneho ngo wawe umwanya wo gutekereza. Aha, reka nkwereke. Gatatu gukuba gatatu ni 9. Iyo ukuyemo kabiri usigarana 7. Ya 7 iyo ugabanyije umuntu cyangwa se ugabanyije rimwe n'undi ni 7. Birimo neza. Neza cyane. Cyane. Gatsata iri mu kahe karere? Gatsata iri muri Nyarugenge maybe. Sure. Ubwo nuko. Okay, ni Gasabo wowe. Nagira ngo maze ndebe kunseka hanyuma nyine numara kunseka mpite ngo igisubizo cyanyacyo. Nahindukira ko nawe ubizi. Yawe umuntu uri iruhande rwawe bikubwiye. Uwuhe? Hano hari umuntu uhari? Nta muntu uhari. Oya tubireke. Na ekuteri nambaye. Okay, reka nkubaza kanyuma rero. Yego. Hano dufite igare. Igare? Uraribona igare? Yego. Igare ipine riguze 50. N'irindi pine ni 50. Intebe ni 20. Sibyo? Bisubiremo ibyo maze kuvuga. Dufite igare. Igare rifite ipine. Ipine riguze 50. N'irindi pine rigura 50. Intebe igura 20. None aho ngaho ninjye kugurisha ipine rimwe nkagura iyindi ntebe nkongera nkagurisha indi ntebe nkagura ipine igare raba rihagaraza amafaranga. Nujya kugurisha? Ubwo nujya kugurisha ipine rimwe ukagura indi ntebe. Ukongera ukagurisha. Ko numva uri gukora imibare. Oya nago ndimo ndasubiramo ikibazo uri kumbaza. Nugurisha ipine ukagura indi ntebe. Urumva? Noneho wagurisha intebe wagurisha intebe ukongera ukagura irindi pine. Ubwo igare rero bari guhagaze amafaranga ngahe? Ni 120 n'ubundi. Nundi rero biguhagaze iryibiri. Igihe umaze uri gusubiramo ikibazo ntago wari guteranya. Oya ntago nateranyaga. Nje nari ukuntu mbajije wihuta. Ningurisha igare nkagura ipine nyine nandi kubisubiramo. Rero n'ubundi birangana. Are we. Nkubwira uburyo bungana se? Nimba igare rigura 50, intebe ikagura 20. Oya igare ntago rigura 50. Ipine rigura 50, intebe igura 20, ukagurisha ipine ugiye kugura intebe harasigara 30. Ese ko uri kuvuga nk'umuntu w'umuhanuzi mwabujije. Asanga mpanura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hanyuma reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko uko biri kose abahanzi akenshi baba bafite ubutumwa bifuza gutanga kuri sosiyete. Ndagira ngo ubwo butumwa ubugeze ku bantu badukurikiye hanyuma tugane ku musozo. Ubutumwa nshaka kubaha, icya mbere nuko mbakunda, icya kabiri nuko nyine abahanzi burya ntago ari twe twigira, tugirwa n'abantu. Rero abantu iyo bagushyigikiye na bwa butumwa bubasha kugera aho bugera. Ikintu rero tubasaba ni ukudushyigikira bakatuba hafi, tugafatanya muri uru rugendo, kuko ntabwo umuhanzi yitwa umuhanzi nta wamufashije kuba rya zina nyine ryumvikana. Ikindi noneho ni mu butumwa bwiza dufatanye, kuko iyo umfashije ubufashije na mugenzi wawe. Uramfasha, bwa bufasha umpaye nkabubyaza undi musaruro, wa musaruro uzafasha abandi. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu rero ni ukubabwira ngo ntibagatinye mu byo banyuramo byose, bajye bibuka ko
hari umuremyi kandi umuremyi uhora agenerera ibyiza buri muntu wese ubashije kumusanga. Rero mbasaba ngo mu gihe yumva yananiwe, mu gihe yumva nta byiringiro afite, ntakajye ku wundi muntu uwo ari we wese, ahubwo ajya areba Rurema kuko niwe gisubizo cya byose. Murakoze. Amen. Badusezere nyine nk'umuhanzi. Mbasezere, ariko rero nimbasezera nawe uramfasha uko byamera kose. Hari ukuntu nyine, ariko urabizi ko ntari umuririmbyi. Ndabizi ko utari umuririmbyi, ariko basi wanavuga bikumvikana. Ndajya nkatera. Oya ushaka ngo abantu bari kunyiha. Oya nta muntu urakwiha. Oya none se nuwita bafata ko naririmbyemo bakagakatinga. Oya ntago bagakatinga, ndakwizeye. Ni ukuvuga ngo turi kuvuga ngo Uwiteka nashimwe, hanyuma nawe ukagereza ngo bibe bityo. Ni akantu koroshye, ariko uko ndi kuvuga gutya uko ushaka. Okay. Haleluya, amen. Kutikiriza wambwiye ngo Uwiteka ashimwe. Ubwo nyine ni ubusanura ndi kuguha. Ubwo njye najya mvuga nawe ari kurakazi wimva. Oya ngo tugiye kuvuga ngo Uwiteka ashimwe. Ubwo rero bibe bityo ubwo urajya uvuga ngo amen. Nyine negereje kuvuga ngo Uwiteka ashimwe. Nyine nibyo ndi kukubwira, we vuga, nuvuga amena urabuvuze ngo bibe bityo. Haleluya, amen. Kutavuga meze nuravuga ngo Uwiteka ashimwe nkavuga ngo birakunaniye nawe n'ikizamini yandi kuguha none nawe kirakunaniye. Ngiye kuvuga ngo haleluya, amen. Nibyo ngibyo uravuga. Nawe rero wikirize. Ariko impamvu nari mbikubwiye, sahizi hari umuntu uri kudukurikira atazi ijambo haleluya bisobanuye iki. Nibwo busobanuro ndi kuguha. Ibyo wari uri kumbwira icyo bisobanura. Ako nawe wanjijije. Ariko nabikubwiye. Nabyo gutwara umuntu kuri moto ukamubwira ngo ubwo tugiye Remera turaca Rwandex cyangwa ntago turaca, si ukuvuga ngo inzira zose zijyayo, aho waca hose wagerayo. Wowe ahubwo watinze kumva icyo nashatse kuvuga. Ngaho byandike turebe ko bisa. Mikaramu. Ariko wabyumvise. Oya. Ntabwo wabyumvise. Biciye hano bihinguka hano. Keneye amasengesho. Okay. Reka tubanze dusezeraneho nk'abahanzi. Sibyo? Icyo cyananiye kora pe. Icyo cyakunaniye. Okay. Reka ntabwo namweye. Urakoze. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe itagereranwa n'ubwiza bwo mu ijuru, kandi n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurirwa kw'abanesheje. Bakundwa ubu